Ese kuki abantu basenga ku cyumweru? Ibi byo gusenga ku cyumweru byaje nyuma y'ibyari bimaze imyaka myinshi biri mu mategeko 10 y'Imana, aho gusenga ndetse n'ikiruhuko byari byarahariwe umunsi w'isabato. Mu mwaka wa 321 nyuma y'ivuka rya Yesu, umwami wa Roma Constantine yategetse ko ku cyumweru haba umunsi w'ikiruhuko mu gihugu. Gusa ibi si byo byahamije uyu munsi cyane cyane, kuko hari n'ibindi bagendeyeho harimo izuka rya Yesu. Uyu munsi wo ku cyumweru wahariwe ikiruhuko bagira ngo abe ari wo bizihizaho izuka ry'umwami Yesu Kristo. Reka dukomeze. Ikindi cyari inyigisho z'intumwa. Mu byanditswe bya kera hari aho bigaragara ko abakristo ba mbere bateraniraga hamwe ku cyumweru, nk'uko bigaragara mu byakozwe n'intumwa ibice 20 ku murongo wa 7, ndetse n'abakorinto ibice 16 ku murongo wa 2. Ibi byose byabaye kandi bishyirwa mu bikorwa, ariko mu gitabo cyera Bibiliya mu Kuva ibice 20 ku murongo wa 8 haranditse ngo, ibuka umunsi w'isabato kugira ngo weze, iminsi 6 ujye ukora imirimo yawe yose, ariko umunsi wa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo ukora uwo munsi, wowe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe, umugaragu wawe cyangwa umukozi wawe wo mu rugo, cyangwa itungo ryawe, cyangwa umushyitsi uri mu rugo rwawe. Uyu murongo ugakomeza ugaragaza ko ibi bikomoka ko n'Imana yaremye mu minsi 6, ariko wa 7 ikaruhuka. Gusa iyo uvuga ibi bishyiraho binemeza isabato, cyane cyane biboneka mu isezerano rya kera, hari indi mirongo yo mu isezerano rishya isa nk'iby'imbusane y'iyo mirongo. Ibi ushobora kubyumva kuko hari imirongo yo mu isezerano rya kera yavugaga ko ijisho rihorerwa irindi, ariko isezerano rishya rikaza ryerekana ko ibi bidakwiye. Ni kimwe n'iby'isabato. Nk'ubu muri Mariko ibice 2 ku murongo wa 27 kugera ku murongo wa 28 haravuga ati, Yesu arababwira ati, isabato yashyiriweho umuntu, si umuntu waremwe ku bw'isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Ibyo tukabireka tukajya mu Bakolosayi ibice 2 ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 17. Nuko rero ntihakagire umuntu ubacira urubanza ku bw'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, cyangwa ku by'iminsi mikuru, cyangwa ku kwezi kwishya, cyangwa ku isabato. Ibyo ni igicucu cy'ibizaza, ariko umubiri ni uwa Kristo. Ko bitangiye kwinjiranamo. Gusa icyo twakwanzura ni uko umunsi umuntu asengeraho si ugaragaza neza ko ari intungane cyangwa akijijwe. Icy'ingenzi ni umutima w'uwemera, nuko yubaha Imana mu kuri no mu mwuka. Niba usenga ku isabato, bikore ku bw'Imana. Niba usenga kandi no ku cyumweru, nabwo bikore ku bw'Imana. Icy'ingenzi si umunsi, ahubwo ni ubugingo muri Kristo. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro. Nkusaba gukora subscribe, share, like, ndetse ukaba waduha igitekerezo muri comment. Ndabakunda cyane. Ni Trika Boss. Love you all.